Yanjye muri showbiz nyarwanda SlayQueen. Mwebwe ikibazo mwumva ko kuba SlayQueen ari ikintu kibi. Nyine nabyakiriye binyinjiza amafaranga. Inzira naciyemo. Uzazibasha azabe SlayQueen. Nimba ari talent yanjye ni yanjye. SlayQueen kuna nayibonye muri society ni ikintu kibi. Nukubera ngiye ari impano yanjye. Kandi nkaba mbi umwunzi ukonzi. Ikiremwa muntu ikintu cyanshimishije nuko ikiremwa muntu cyamaye urukundo. Icyambabaje nuko cyanyambuye urwo rukundo. Uhawe ubushobozi bwo kuba warema isi yawe navanamo abantu. Yes. Kandi nawe uri umuntu wiyambuye n'abana bawe. Sinzi nimba ibintu muba mwateguye ahubwo mwebwe muba mwabitekerejeho cyangwa mwabyanditse. Ikibazo mbajije hari uburyo utakitekereje kumwe nk'uko FATAKUMAVUTA nawe yahubutse. Yarahubutse nawe urahubutse. Noneho ikintu cyambabaje ni ukuntu umuntu w'umugabo ufite abana agenda akavuga ati ngo ndi gusabigiza. Ikintu nanone cyambabaje muri icyo gikorwa nakoreye abana. Kumwe n'abandi bagenzi banjye bagiye batandukanye tugiye kuganira na SHADDYBOO ni nyuma yuko afite igitaramo ku itariki ya 25 z'uku kwezi n'ubundi turimo turacyari muri gahunda ya Saint-Valentin cyangwa se muri gahunda y'abakundanye niyo mpamvu mubona yabyambariye hari benz nabona byambariye ukuntu ubundi wabyambariye turacyari ni pink zabyambarira ku munsi wabyo uwanyirize na turi kumwe na mama n'umuhanzi na Banks noneho turi kumwe na SHADDYBOO. Shaddy biti umeze ute? Meze neza nkuko bibona nawe. Umeze fresh cyane. Ariko ngiye hari agachallenge nshaka ko dukora. Ufite igitaramo kuri 25 ugiye gukora publicité icyamamaza ubu ngubu nyine nkuko tujya twumva bari abanyamakuru bakora cyangwa se n'abandi bantu bakora publicité wenda tuvuge ngo hari ifu y'akawunga nziza dufite iri hano. SHADDYBOO noneho nawe ugiye kwamamaza igitaramo kandi ijwi ryawe niryo rizaca ku maradiyo yose yamamaza icyo gitaramo. Icyo mbere ngiye kugusubiza nuko nari uwo munyamakuru rero wamamaza. Yenda mu host Sheri. Ni host ni public figure. Ngiye nigeze nkubwiye ko ni umunyamakuru. Ese ubu bakubwiye ngo umunyamakuru ntabwo wowe umunyamakuru. Ntabwo nashobora kubera ko atari mike yanjye. Ese abandi basabijyamo ni nuza za. Ni zabo. Ubu mpamuyango ko yabaye umunyamakuru. Kandi nawe nawe hosting. Nibyiwe Sheri. Buri muntu na talent iziwe. Nje nagari talent. Iyawe rero ni wenda n'abanyarwanda bamenye ngo ubundi SHADDYBOO tala yanjye. Ni iyi ngiyi nimuzongere kunyitiranya n'aba bana bose baza muri iyi mihanda mukanyitiranya nabo. Tala ya SHADDYBOO ni iyihe muri showbiz nyarwanda? Tala yanjye muri showbiz nyarwanda SlayQueen. Nawe murabizi? Yo tala yanjye? Bura no kuba SlayQueen nayo ni impano. Ni impano ni. Wari wabona wunzi uza akavuga ati arandenze. Wari wamubona? Ni impano Sheri. Ni impano. Yewe. Abaze bono no babyitara ati twebwe turabaslay. Bamenye yuko kubizamo bisaba. Ni impano. Ni impano Sheri. Imana ariko ngo ni nayibamo n'amafaranga kuruta n'ibindi bintu byose. Ibintu byose bibamo amafaranga ibyitondeye neza ukabyakira. Mwebwe ikibazo mwumva ko kuba SlayQueen ari ikintu kibi. Nyine nabyakiriye binyinjiza amafaranga. So kubera nakuyakana icyo kintu mumbyizi. Ariko nanjye ubwanjye njya nibaza ubundi ijambo SlayQueen bivuze iki? Benshi batekereza byinshi cyangwa bakajya kuri Google bakabona ibitandukanye ariko ngiye kuri ngewe namwe mumva umwamikazi usenga nawe. Umwamikazi za basenga. Urakoze Shadya, reka ni igitaramo cyiza mwateguye cyo gushyira abakundana muri modwa ibiki. Ariko reka mbaze by'umwihariko kuri Benz.
Benz mwateguye igitaramo mu karere ka Rubavu usanzwe utegura by'umwihariko ibitaramo bigiye bitandukanye ni iki cyatumye uvuga ngo reka tujyane na SHADDYBOO by'umwihariko na Momo Lava kugira mujye kunezeza abanyarwanda basohokera Igisenyi ndetse by'umwihariko n'abanyekongo abakongomani bava mu mujyi wa Goma abava hirya no hino baza gusohokera hariya n'iki biteze mu kiriya gitaramo? Reka wenda nsubize mu magambo make ariko nihuse ngerageza no gusobanura ibintu byose. En fait icyambere avuze ni kuki twatekereje SHADDYBOO. Reka mbigire clear, ntabwo ari twe twatekereje SHADDYBOO. SHADDYBOO arimo arafungura the best spot, Vista Sport. Urumva SHADDYBOO yatekereje ku bantu bose basohokera i Rubavu, avuga ati reka mbatemo akantu karenze. So ibya event byo ntekereza ko bitanarenze cyane, nubwo binarenze. Birarenze. Sorry. So ariko hari ikindi kirenze. Vista, urumva SHADDYBOO agiye kubafungurira sport ya dangiye yitwa Vista, iri kuri brasserie inyuma y'uruganda rwa Bralirwa, ahantu heza ku musozi ubureba view y'ikiyaga cya Kivu. Ku bantu bakunda amafoto, SHADDYBOO yigeze kubabwira ko akunda amafoto. So abantu nkawe bakunda amafoto yabateguriye ahantu heza bashobora kujya bajya bakifotoza, bakarya ifi nziza iri fresh barobye ku kanya, inkoko nziza iri fresh babaza ku kanya, bafite odeur du lac. By the way, yeah. Odeur du lac. So yewe nitwa Reggie Banks, ningiye coordinator w'iyo event. Ndashimira SHADDYBOO ko yangiriye icyizere akampa kuyobora iyo event. So ni event y'iminsi ibiri iri prolongée. Turashaka guha abantu fun to the fullest. You know what I mean, right? Niyo mpamvu twatekereje umudj mwiza, tugatekereza umuhanzi mwiza, Momo Lava muramuzi, Chomeka murayizi, you know what I mean, right? So sabo ngabo bonyine hari abantu kugeza ubu bazatendinga event kandi badanje. Hano hari abakobwa benshi bari buvi Kigali. Shout out to you boys. Phil Peter, kubiki mutamuzi? Yeah, DJ Phil Peter, the baddest DJ. Yeah, he's an artist, by the way. Ni MC, DJ, akaba n'umuhanzi, akaba n'umunyamakuru. Mwe mwamwibagiwe. Akaba Phil Peter ni big time. Urumva? So ndi kugira mvuge kuri event cyane kugira muyumve, ndimo ndabwira abantu biteguye kuza. Uracyafite n'amakadi yo guha abantu VIP cards. Exactly. Yeah, ama couples mutaherukaga i Rubavu. SHADDYBOO ashaka kubaha amakadi VIP cards. Ibintu by'ubwato muravuze. Uzaccessinga. Tuzakora Titanic Jean. Show waccessinga ubwato urye show ya Allah. Sinzi. Iyo ndi kuvuga ku event mba excited, muranyihanganira. Ariko tujye gusoza umunsi w'urukundo. Yeah, turi mu kwezi ko bakundanye by the way. Abantu batabashije kujyana abashere babo muri Saint Valentin. This is your time, guys. This is your time. Please bring your lovers. Zana mukunzi wawe turye show. Ya SHADDYBOO turari twese kujya bimeze neza. Murakoze cyane. Hariya kuri Vista, hariya kuri brasserie ni ahantu hamaze igihe hariho. Ariko uyu munsi murimo muravuga ngo ni ahantu hagiye gufungurwa. Turifuza kumenya hagiye gufungurwa muri rwego imikorere yaho yahindutse, nimba yahindutse yagiye mu maboko yande. Ikindi kandi abantu bazitabira hariya birasaba iki? Ese uriya muntu uzajya hariya bizatangira ryari, bizarangira ryari, abategerejwe bazahagera ryari, atari bya bindi byo gutegereza ugategereza. Murakoze. So muranyihanganira. Afite ibyo bintu kibazo baje ndumva ari gikireba cyane. So Vista yari isanzwe ihari before, ariko by now ni new Vista. You know what I mean? It was like hariho Vista, ubu ngubu hari Vista. Yeah. Numva ngo SHADDYBOO before Vista ntabwo yari ku by now Vista yaraguzwe.
Vista yaraguzwe ShaddyBoo dusubire so wenda araza kongera bivuge reka mbivuge ko organizing sibyo so ndi kugira making ibi bintu bibe clear hari abantu wenda bageze kuri Vista akagira ibintu batishimira hakagira wenda service batabona zimeze neza by now Vista ifitwe n'umuntu w'umunyamujyi w'umusirimu you know so niyo mpamvu turi gukora event it's a grand opening turi gufungura new Vista so SHADDYBOO ngira ngo nawe yakora comment yagira comment kuri iyo new Vista yewe ngubu ndi kumwe na boss wanjye hari n'ubundi ikibazo nifuzaga kububaza wenda na Momo turaza kumugeraho nk'umuhanzi hari uyu munsi afite igikorwa gishyashya kandi agiye gufungura nk'umwe mu bantu baje muri showbiz kera kandi banayirangyemo azi nuko ikora ariko rimwe na rimwe abantu bajyaga bagiye bavuga ati ese SHADDYBOO waje muri showbiz hari abandi nabo baje muri showbiz turumva bafite ama etage turumva ibikorwa bigiye bitandukanye uyu munsi SHADDYBOO icyo nicyo gikorwa cye nyirizina none n'abanyarwanda bakundaga SHADDYBOO bazajya bavuga ngo tugiye aha hantu kwa SHADDYBOO kwa SlayQueen kwa Slay Mama kwa Boss Lady yes bihagaze gute biteye ni igikorwa cyanjye nyine bagomba kuza mu gikorwa cyanjye nk'uko bivuze warahaguze cyane ubundi arakaririmba kera abakora bajyaga baririmba ngo bihinduye isura ngo inurebe bihinduye isura ngo inurebe nizere ko muri kubifata nabyo muri kubifata utaragenda sori gato kuri SHADDYBOO mbere wari watweretse ikintu cyo guteka azi nka kariya wari uvuze ati nongeye kwizamura se ubu ntabwo bivuga ko abari batangiye kuvuga ko bazaza bakora mu butetsi ubahinduriye ubadeviye ukaba wise ujya mu bindi cyangwa naho hari ubutetsi cyangwa ugiye mu butetsi noneho bwa nyabwo ugiye gutekera watuje ukareba ko ako gakora sinimbora abantu bitege kuri bukore ku mwuko tukahita ariko nyakeza ko SHADDYBOO atazi umwuka icyo ari cyo ubwo se ibyo bihereye ni ikintu turi kwamamaza guteka wenda kuko nimba ari ahantu oya turi kwamamaza igikorwa cyanjye ubu ngubu yes tubwire kuri news twitege ko ushobora no gufata ipanu ukajya kutanze komande y'umureti ukahituba sembabeshye yes mbonye umwanya ariko mfite amaproje menshi ubu rero iyi proje iki kintu uzi guteka cyane ikintu uzi guteka specialiste nawe uvuga atandatwika kanyinshi ndavuga iki guteka amazi oya ibyo ni iby'abarizi ndabizi ko nzi guteka pe mfite ukuboko ko guteka sinzi icyo ushaka byose mishatse nabiteka nk'icyo cyita kikuzamo uvuze ati umuntu ushonje akakanya na etaje wemeze wala kukupitia pilau chapati yeah on va dire très bien en tout cas merci beaucoup Shaddy dufite show ni bagira ngo ubwire abantu ibiciro guhera kuri 25 na 26 ibiciro bimeze gute yinjira ubu ngubu ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye hari ibyo abona bishinze yavuze cyane reka tugaruke kuri Momora uri umuhanzikazi umaze hold on abasubize so hari ikibazo cyari kibajijwe kijyanye na entrance fees ngira ngo ibyo ni nge bireba currently so iyi event tuyitegura turabizi abantu benshi bakumbuye SHADDYBOO cyane kandi SHADDYBOO nawe akunda abantu afite uburyo akunda abantu nk'abantu tumuzi cyane turabizi so twashatse ko entrance fees iba affordable you know turabizi ko abantu bose bashaka kuza ko inbox turabibona abantu bashaka kuza abantu baduhamagara buri munsi baramuhamagara cyane baramwandikira cyane so twebwe twashatse ko
dukora price iri affordable ku muntu wese kuko we are giving out a party, turi gutanga party ku bantu, right? So igiciro ntabwo kirenze, kwinjira ticket iri 10,000 ku munsi wa mbere tariki 25 ni 10,000 ukabonamo écouteur ya silent disco ukanakonsomamo 5,000. Nuvuga ngo urebye ni nkaho uzaba winjiriye ubuntu, right? Then on the next day kwinjira ni 10,000 mu bwato, ubwo azaba ari ku cyumweru tariki 26. Hanyuma mu bwato nabwo ugakonsomamo 5,000. Nuvuga ngo ufashe nka trip y'ubwato yakagombye kwikostinga hejuru y'ibyo 5. It's like iyi ngiyi ni nka free show, you know? So be free. N'abantu batarabona kadi zabo bazishaka mutwandikire nimero reka nyitange, right? 078 88 bandike 5 62 225 kazisubiremo 07 83 5 62 25. Iyo ni nimero y'akazi ya Regi Banks company iri gutegura iyi event. So ukeneye kadi yawe, amakadi ari limited, dusigaranye amakadi 10. Ukeneye kadi tutwandikira cyangwa uduhamagare tuguhe kadi yawe uzaze twifatanye. Hanyuma abatari bone kadi n'ubundi wanayigwa, it's like free. 10,000 ugakonsomamo 5 ukajya mu bwato ugahora na SHADDYBOO, you know, eh? So nibyo ngibyo. Abo nababuriwe. So azaba harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, rekana ko nkavuge. Azaba hari barbecue, hari icyokezo, hari cocktail set, hari comptoir harimo ama champagne, ama liqueur, ama wine, hari ibyana. Hari n'abagiye bambaza sinzi impamvu batabaza icyo kibazo. Arabambajije ngo ubwo bwato buzaba bumeze gute? Ni pirogue cyangwa ni Titanic? Yo, ubwato rero navuye sebe ni Titanic ni cheap. Yo, ubwato twabategura ubwato bwiza bufite level ebyiri. Hari ground level niyo tuzakoresha nka club, hanyuma hari na up level, ubwo ni floor ya mbere niho hazaba hari photoshoot, hari comptoir, hari ubwato bwiza bujyamo abantu benshi, muzabyina. N'ubwato buri bwisanzuye, twagerageje gushaka ubwato bushobora kokipa abantu bose tuzaba dufite. So hope guys muzamumeze neza cyane. Hari ikibazo bari babajije Momo Lava mucyo nagirana namubaze yakoze Banks. Nitwa Daniel Wema, ni SIBO TV. Momo Lava kugira ngo baze umuhanzi nanjye mvuye mu gikoni. Naga mwashyize mu gikoni. Nibyo twari tugezeho nk'umuhanzi uri kwigaragaza muri scene y'umuziki nyarwanda muri iki gihe kandi kugaragara neza. Abafana bazitabira iki gitaramo muri iyi minsi bitega iki? Bakwitegeye iki? Ese nkawe Momo Lava twitega imiziki se wenda uzaguhishurira mishya wari umaze iminsi uri gukukinga twitega iki? Bitege ibintu byiza cyane kubera ko turi no mu kwezi k'urukundo. Okay, nzaririmba imiziki yanjye yego, ariko nzagerageza no kubashimisha mu yindi miziki kugira ngo barusheho kwenjoyinga urukundo kuko turi mu kwezi k'urukundo, right? Wow. Yeah. So ntabwo nshaka kubivuga ahubwo bazagere babyibonera. Yego. Kumbahishe byinshi. Urakoze cyane Banks. Nagira ngo nkoze n'icyo kibazo kindi. Hari abantu biteze ko bazaturuka i Kigali mu minsi 2 tariki 25-26 kijyanye na accommodation y'Ageze giti. Uzaturuka i Kigali azamara iminsi 2 se byo mwabitekerejeho mufite gahunda ki na MG Banks mwateguye iki gitaramo? So ibyo bintu twabitekerejeho bihagije kuko this is a great big event, you know. Ni event dutangiye, ni the queen arayitangije. The boat party, by the way, eh? Shout out to my queen here, you know. So event irarenze is our queen. Buri muntu arabizi. So ku bintu bijyanye na accommodation icyo mwari mubajije, hari nimero twatanze, sibyo? So abantu bashaka kuza as group mushobora guhamagara iyo nimero. Dufite uburyo bwa transport, hari amabisi twateguye ashobora gufasha abantu for transport.
hanyuma urabizi hari n'abantu nyine baba banywe n'akantu byo guhishamo tugomba kugira amahoro so twateguye bisi zishobora gukoreshwa kuri groups cyangwa n'abantu bari individual bashaka kuza muri party igihe twarabiteguye. Hanyuma ikijyanye naho gucumbika no kubaho mu gihe bari Rubavu, the number is still the same. Nimero twatanze ni ya yindi. Umuntu wumva ashaka ko tumufasha kubona aho kurara, kubona ahantu like transport, akeneye private transport like private cab, byose twarabiteguye. Nimero reka nyisubiremo, sibyo? Ni 07 83 56225. Hanyuma ibyo bintu byose mvuze haruguru murasabwa kubibukinga before the day. Uvuga ngo guhera uyu munsi kugeza ku munsi wa gatanu kuri mbere yo ku 25 na 26, please book your ticket. Kubera ukuntu abantu benshi bashaka kuza, turi gutekereza ko dushaka no kulimitinga. Niba wumva koko bikuri ku mutima, avuga bo nabandi. Yes, nuko bimeze. Reka noneho tugaruke. So mu booking amatike yanyu, right? Kabisa bayagure. SHADDYBOO ni umunsi wo gusoza kwa kwezi turimo kw'abantu bakomeye. Ese kuri SHADDYBOO nawe kwari umunsi wo urumva aho ngaho muri iyo noza yanyu hazaba harimo abantu bazanye n'abakunzi babo baje kwifotoza kuri SHADDYBOO. Ese twizere yuko no kuri SHADDYBOO azasozanya nyine n'umuboyfriend wiwe? Oya sheri kigenza n'isimu. Waburiye n'uwanjye. Uzaba uri single. None se umuboyfriend wawe nabibona ubwo uwo muntu agakubitwa azira ubusa kandi bavuze ko uwo muntu wese azaba ari uwawe, urumva atari ikibazo cyane? Ndamubwira ko uwo munsi atarahari. Arahari ariko n'ubundi azaza nk'imashini nyuma y'uriya munsi azaba ahari. Ariko uriya munsi nzaba ngisiga. Umuntu wese waburiwe agomba kuza. Yes. Ko bazaza ari benshi. Rubavu wishe. Rwanda ibira ntabwo ari ibya Rubavu, iriya ni event y'igihugu cyose. Banyarwanda wishe. Ukuri kose nta kibazo ngo wowe ugomba kuza, we ngwino SHADDYBOO n'ubundi ni hahandi. Reka tugaruke noneho muri showbiz bisanzwe. Njye nkurikirana ama space zawe ukora umunsi ku munsi kuri Twitter n'inshuti zawe byerekeranye n'iki gitaramo. Aho yandi n'ubundi byose ni kimwe. Wavuze yuko umunyamakuru ntabwo nakubona nyere kugenda n'ubundi niburize. Niburize. Umerutse gukurikirana space yawe uvuga ngo harimo abantu bashobora kuba baratumye ugira depression. Abantu yego naragukurikiye ndabyumva, ndetse n'abantu benshi bagenda babipostinga bitewe n'uburyo wenda SHADDYBOO bavuga ngo ni umumama witonda, abantu bakagira ngo ufite depression. Ese niko bihagaze, niko bimeze, cyangwa no kwibeshya ko abantu no kugukekeranya nk'uko n'ubusanzwe bajya bavuga ngo SHADDYBOO iyo abantu bamuvuze biramurakaza, SHADDYBOO bla kubera ko oya ibintu navuze ni ukuri, niko bamenyeshejeho, ariko ibyo navuze ni ukuri kuko depression ihari abo bayingerekaho. Birambabaza kubona abantu bihagararaho kandi bari gupfa, urumva? So ngewe kubera ko ahubwo nagize izo emotion babinshizeho murabisakaza, ariko nge ntabwo nari mfite depression, ahubwo abantu bafite depression. Ntabwo ari ngewe nyine nabivugiye abandi, ntabwo nabivuze kubera ngewe, ahubwo nabigiriye impuhwe. Nari mfite impuhwe zabo. Wabagiriye impuhwe ko abantu bayigushyiramo ko wowe uyifite bagashaka kugushyiramo? Ntabwo bayinshizemo se gute? Cyangwa bakayigupohoya bakavuga ko uyifite, ariko bavuga ko nyifite kugira ngo bishimishe.
make ni ugutengurira hitamo nukunse sinzi nimba ari ukunsebya nimba ari iki kubera ko muri ibyo byose nimba ari byo bibashimisha kubera ko njyewe numvise umuntu ufite depression nakagombye kuza nkamubaza nimba ameze neza ahubwo mwebwe nabonye bibashimisha. Urakoze cyane SHADDYBOO kuri icyo kintu cya depression. Indera Karayesi bira bitaro by'Indera biherutse kugaragaza ko mu mibare abanyarwanda bari hejuru y'ibihumbi bafite kiriya kibazo cya depression. Akenshi babiterwa n'ibibazo bigiye bitandukanye. Uri umwe mu bantu bakurikirwa n'abantu benshi cyane. Noneho by'umwihariko urubyiruko urubyiruko iriya mibare itangwa bigaragaza ko urubyiruko aribo bwa mbere bafite kiriya kibazo. Nk'umuntu ukurikirwa by'umwihariko n'iki ubasaba kugira bahangane na kiriya kintu bifashe n'igihugu no kurwana na kiriya kibazo? Njye ikintu navuga muri biriya bintu cyambere cyo abanyarwanda ntabwo bajye bemera ibintu bya depression umva ko ari ibintu by'abazungu. Nicyo kintu nabonye vuga ni ibintu by'abazungu urumva bavuga ngo barahaze n'importe ibiki. Ikindi hano ntabwo tugira ikintu cyo kuganiriza abantu habe kubera ko iyo uganirije umuntu arakujajinga ahita ajya kubivuga byose hanze urumva urifata urumva so umuntu agapfiriramo ndani akihagararaho niyo mpamvu apfiriraho ugasanga yiyahuye ariko ntabwo ajya amenya abantu ntabwo ajya hano mu Rwanda ntabwo baraha agaciro ikiremwa muntu actually so bakagombye kuzana abantu baganiriza abandi ariko bakabinga amabanga kuko iyo uganirije umuntu ibintu birasohoka kandi ukanakira ariko twebwe ntabyo tugira. Ibyo njye nanjye mizi muri filime rwa rubyiruko rwazahajwe na biriya bintu ntabwo ari urubyiruko ni muri rusange ariko imibare myinshi igaragaza ko ari urubyiruko. Nawe nk'umuntu ukurikirwa n'ibyiciro bitandukanye by'umwihariko urubyiruko bagukurikira cyane, ni iyihe nama ugira urubyiruko kugira mbese nirwicwe na kariya gahinda gatuma bamwe baniyahura abandi bahura n'ibibazo? Ikintu nabasha kubabwira umuti wonyine ntibazana babeshye ko hari ibinini cyangwa hari imiti ivura biriya bintu usibye kwibohora ukavuga ikibazo ufite muri wowe kuko nicyo kintu cyonyine gikomeye kugira ngo usohore. Iyo ubashije gusohora ibintu bikurimo nibyo byonyine bishobora kugukiza. Shadi uravuze ngo guceceka nibyo bituma abantu rimwe na rimwe biyahura cyane ugasanga nka SHADDYBOO none reka tujye nko kuri SHADDYBOO ni iki wowe ku giti cyawe ushobora kuvuga ngo ngewe iki kintu cyatuma nakwiyambura ubuzima nka SHADDYBOO kubera ko uvuze ko abantu guceceka nibyo bituma biyahura. Noneho nka SHADDYBOO ni iki kintu gishobora gutuma wakwiyambura ubuzima ukavuga ati SlayQueen ndabutaye ndigende? Ikiza nuko nashobora no kukiguha kugira ngo tuzakinyamure. Ikiza ntabwo nshobora kukiguha kugira ngo utazakinyambura. agashobora kugitangaza kugira ngo abantu batazagikora. SHADDYBOO kuri aho ngaho nagira amatsiko ubundi ese ni nk'iki cyakubabaje mu buzima kumva kabisa gitumye utekereza birenze kiguhaye nibyo abasiyantifike bango kiguhaye indi dimension yo kuvuga ngo reka ntekereze birenze imitekerereze wari uriho? Ni nk'iki ikintu cyambabaje no kumenya ikiremwa muntu. Ikintu cyambabaje no kumenya ikiremwa muntu. Uvuze icyo kintu ndikuyatuma kigarukeho uri umukobwa wa mbere cyangwa se umuntu w'igitsina gore wa mbere mu Rwanda no mu bagabo bujuje miliyoni y'abagukurikira. Yavuze ko SHADDYBOO umuntu wakuri Nyamirambo uzi ubuzima bwaho uzi benshi mu bahatuye ubuzima babayemo uri umuntu bivugwa ko
wanize ku bigo byaho hafi Nyamirambo uzi ubuzima abantu b'Nyamirambo babayemo no kugira uyu munsi uri umuntu utangiye kujya muri business runaka ufasha umwuga wo SlayQueen ugira umwuga ubyara amafaranga nk'uko wabivuze karavuga ngo the number one ukaba uwa mbere ku buryo n'abitwa n'abaza batari bakageze kuri ibyo nukuba urugero rwiza rw'ubuzima rw'uko ahantu umuntu ari aho ariho hose ashobora kuhava nirihe banga wumva igiti cyawe wakoresheje utayandi yose byatumye uvuga ngo nubwo ndi Nyamirambo nshobora kwicara Kimihurura nubwo ndi Nyamirambo nshobora kuba umuntu wa mbere wakurikiwe mu Rwanda n'abantu benshi kandi bizwi n'abantu bose nirihe banga ibanga nuko nigeze ncika intege mu buzima bwanjye niryo banga ryanjye kuri icyo nakubajije icyakubabaje nako nakubajije ikiremwa muntu nicyo cyakubabaje cyatumye utekereza ese ni iki cyagushimishije ikiremwa muntu nacyo cyagushimishije aho uratuma tuba confused icyakubabaje ni ikiremwa muntu icyagushimishije ni ikiremwa muntu bituma umuntu najya gutekereza gutyo atari bubone ubusobanuro neza bw'ikiremwa muntu ni igice cyakubabaje ku kiremwa muntu none warakimenye ushobora kuduha wenda nk'akayenosiyo gatonya akavuga ngo iki kintu cyatumye menya ikiremwa muntu birambabaza none ujye no ku kintu cyagushimishije gutuma waramenye ikiremwa cyane biroroshye first of all nkunda guhera ku kintu cyanshimishije ikiremwa muntu ikintu cyanshimishije ni uko ikiremwa muntu cyamaye urukundo icyambabaje ni uko cyanyambuye urwo rukundo iyo utekereje ko icyo kiremwa muntu cyaguhaye urukundo kikanakwambura urukundo rwawe SHADDYBOO wowe uramutse uvuze ngo isi yawe cyangwa se SlayQueen nk'uko uyu munsi uri SlayQueen uhawe ubushobozi bwo kuba warema isi yawe navanamo abantu kandi nawe uri umuntu naguma njyenyine ubwo ni ububasha bwanjye urumva ni ububasha bwanjye ubwo nasigara njyenyine n'inyamaswa none se ko tuzi ko ngo muri make waba wiyambuye n'abana bawe n'urubyaro rwawe sheri nta kibazo hari uravuze ngo ugasigara wowe wenyine kandi ndabizi uzi imigani y'imigenurano nubwo waba waravukiye hari ibyo sheri reka nze waba waravukiye baravuga ngo umugabo cyangwa se umuntu agirwa n'undi umuntu ntabwo yigira kandi icyo kiremwa muntu ugikuye mu isi usigaye uri SHADDYBOO kandi SHADDYBOO uri umukobwa hariho abagabo ukeneye umugabo ukeneye nyine umuntu ntekeneye iki ariko ikintu nkubwiye cyo ni uko ni ibintu bibiri ikintu cyanshimishije mu buzima ni uko nahabwe urukundo n'umuntu n'icyambabaje ni uko ari abantu banyambuye urwo rukundo ibindi byose sinzi ibyo uri kuvuga ariko ni ibyo bintu bibiri igizwe n'inosi ahubwo nunabitekereza neza uzabibona byibura duhe definisiyo yihuse y'ikiremwa muntu yego kuri wowe definisiyo y'umuntu umuntu ni iki wa mugani wawe ni urukundo n'urwango niwe muntu murakoze baracyamubaza reka wenda duclosinge babaza turaza no gusezera reka sinumva ukuntu mwava ngo murakoze baza ikibazo cya nyuma bagusubize then cyamenye mwaryoherwe urumva umuhaye definisiyo y'umuntu kubera yuko ariko nibyo impamvu twabyowe n'ikiganiro cya SHADDYBOO sibyo uba aka kanya hariho umuntu wibaza ngo umuntu ni iki uyu munsi akibaza ngo ni iki cyagushimishije ku muntu SHADDYBOO avuze yuko umuntu icyamushimishije kuri we yamuhaye urukundo n'icyamubabaje amwambura urukundo nta n'ikindi ariko uyu munsi muri abo bantu bose baguhaye urukundo reka noneho tujye kuri SHADDYBOO ubwo twari turi ubwo hari event wari wakoze n'ubundi Banks yari arimo turi mu mujyi muri gift restaurant n'ubundi wari ushagawe n'abana ushagawe n'iki ariko twaje kumva mu binyamakuru Banks mbabura mu hiyo mikoro ati umuntu witwa FATAKUMAVUTA yakurira ibiryo by'abana ako kantu karasirikira nawe karamubabaza ati yandiriye abantu bavuga ati yakurira ibiryo by'abana ubundi ubusanzwe
fata ku mavuta cyangwa se uwo muntu wakurira ibiryo by'abana yaje kugusaba imbabazi nawe uravuga ati rwose yarabiriye cyangwa ni kwa gutwika ibyo byo utamukunda amatiku kuko mu kiremwamuntu yakurira ibiryo by'abana. Anyways, sinzi nimba ibintu muba mwateguye ahubwo mwebwe muba mwabitekerejeho cyangwa mwabyanditse. Ikibazo mbajije hari uburyo utakitekereje kumwe nk'uko fata ku mavuta nawe yahubutse. Yarahubutse nawe urahubutse. Kukurira ibiryo by'abana. Oya reka wenda ibingiye mbyunganire Shaddy please. Ibijyanye na fata ku mavuta. Yeah, I was there. I was that was my show. So ibyo byafata ku mavuta kurya byo turabizi ko akunda kurya nawe arabizi. Fata ku mavuta ni inshuti yanjye twarasangiye kenshi. Fata ku mavuta nawe yabikubwira ko akunda kurya ameze nka gasuku ameze nka Jessica. No. Oya reka kurya kuba yarya nta kibazo. Ntabwo aribo bahaye ijambo ndakwigenza. No, kuba yarariye ariko ikintu cyambabaje zose okay, ikintu cyambabaje ni ukuntu kiriya gikorwa nimba munzi neza nta muntu njya nsaba amafaranga kugira ngo nkore kiriya gikorwa ariko uriya munsi kubera abantu bambwiraga anytime nuwongera gukora kiriya gikorwa please uzatubwire kandi ntabwo nangera muri DM mbwira umuntu wose ngo ngiye gukora cya gikorwa so ibintu nakoze nabikoze en general urumva. Noneho ikintu cyambabaje ni ukuntu umuntu w'umugabo ufite abana agenda akavuga ati ngo ndi gusabiriza. Wow, byarambabaje. And then ndanabyihurira na reaction nagize nikorera igikorwa cyanjye ndituriza. Ikintu nanone cyambabaje muri icyo gikorwa nakoreye abana mbona niwe wa mbere wagiye kwiyarurira. muri make yavugiye ku byo wateguye ntago nari kubiceceka. Tutararenga aho ngaho ushaka gukomentinga kuri icyo kintu. So kuri ibyo bintu bijyanye na charity I was there. SHADDYBOO akunda gukora ibintu byo gufasha abantu. That was not iriya ntago yari event ya business. That was not a business event. So ndakeka no muri iyi sama dufite gukora tuzongera dufasha abana tuzasangira nabo. That's normal. Biri gutegurwa. So impamvu ngiye mise njyamo kugira mbi defend nuko mba mpari muri organization turakorana nibiri gutegurwa ubu ngubu tuzabikorana in this coming summer. Tuzababwira n'abana tuzabafasha as usual sibyo. So ngira ngo wenda twabaza nk'ikindi kibazo cya nyuma du closing ariko ibyo kuvuga ngo SHADDYBOO arasabiriza that's not real. It's not real. That's charity work, right? Yeah. Okay, njye banyita Jesus ashaka kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere nakubaza ni wavuze uti ufite impano yo kuba SlayQueen sibyo ariko burya mu buzima busanzwe hari impano ibiri big hari n'abantu bifuza kuzamura iyo mpano. Ese niyo nama wagira abana bakiri batoya bifuza ko zaba SlayQueen? Ese iyo mpano yabo ni izihe nzira bacamo kugira ngo babe SlayQueen bato? Ikibazo cya kabiri waretse nkabanza nkasubiza ikibazo mu cyambere. First of all, njyewe nta muntu nifuriza impano yanjye, impano ni yanjye. No, ariko ugomba kugira ngo gusimbura cyangwa academic. Sheri inzira naciyemo uzazibasha azabe SlayQueen. Okay. Yeah. So ariko bakurikize talent yabo. Nimba ari talent yanjye ni yanjye. SlayQueen kuna nayibonye muri society ni ikintu kibi.
ikintu kibi kuri njyewe ukuntu nabibonye kucyumva ko SlayQueen ari ikintu kibi wangiza ni ukubera ko sosiyete ni ukubera njye ari impano yanjye kandi nkaba nkunze uko nzi wabinyita utabinyita as long as binyinjiriza njye nzemera kuba SlayQueen. Okay, reka bite mubaza ikindi kibazo cya kabiri. Hari umuntu ujya nkunda kubona kuri social media zitandukanye bita Djihad. Akunda kwibasira aba SlayQueen cyane akagenda azana amabanga yabo. Ese uriya umufata ute umubona ute? Ese yaba hari ikibazo agirana n'aba SlayQueen cyihariye cyangwa ni ukubera iki akunda kuba yatera comment cyane cyane ku ba SlayQueen? Wowe umufata ute muri make? Yimufata nka Djihad nyine nta kintu nabivugaho. Djihad ni umushu papa. none se abantu bita SlayQueen inda urabyemera ngo pardon Abantu bita SlayQueen indaya. oya bari abo Barasaze. SHADDYBOO merci beaucoup, reka tugushimire ku mwanya uduhaye kandi nsaba abanyarwanda kugira ngo bagushyigikire. abantu batarabona amatike yabo, abantu bifuza kuza i Rubavu, please come, you're most welcome. Mu booking amatike yanyu mwakoze cyane. Ndashimira media, ndashimira abantu batubanjirije muri industry, aba organizer banini, Bubu, shout out to you. Bruce Inore, shout out to you. Yeah, aba big kabisa, natwe turaje dukora ibintu bikomeye. SHADDYBOO, shout out to you, my boss. Yeah, na media in general. Bafashe umwanya bakaba hari genda bakunda. I appreciate you. So, thank you so much. Umunsi mwiza. Murakoze cyane.